Hello guys, ndagusuje kandi ngo haye ikaze wowe nkurikiye uri ku Nkomangiro TV uri ahantu hagiye hatandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muranyereka yuko turi kumwe njya mbibona. Imana ibahereza umugisha. Nizere ko rero mumeze neza, abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba ari ubwire cyangwa se bwije kuri wowe, ariko ndagira ngo ngutangarize ko ejo igitondo cyatangaza, ejo nawe umucyo wawe waba ukishima ugaseka. Ushobora kuba uri mu bukene bumeze nabi, ariko nukuri nta gahora gahanze, niko abanyarwanda bajya bavuga. Ntukihebe ngo urakennye, kuko burya umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ni ngombwa rero ko wigomanira ibyiringiro, uvuga ngo nubwo bimeze gutya uyu munsi, nubwo bimeze gutya muri aka kanya, ariko mu kanya kari buze kuza cyangwa se ejo bizagenda neza. Ndahamya ntashidikanya ko ubuzima cyangwa se igitabo, njya nkunda kuvuga iki kintu, paje zigize igitabo cy'ubuzima bwawe ntago birimo umubabaro gusa ngo usange impapuro zose zirimo umubabaro, ngo usange ubuzima bwawe bwose bugomba kuba bushaririye. Oya da, hindura amapaje. Burya hari paje ishobora kuba yaba iriho umunezero cyangwa se iriho amahirwe. Ni byiza rero kugira ibyiringiro, hanyuma ugakora ibyo ugomba gukora, ibindi ukabiharira Imana. Ndagukomeje rero ufite ibibazo bitari bimwe, ndakubwiye ngo impore. Hari abakunzi bacu rero banyandikiye ari benshi bambwira ngo utwana turwara constipation, abantu bakuru barwara constipation, abashaje constipation. Ugasanga iki kibazo kimaze kuba ingutu. Niyo mpamvu rero navuze ngo reka mbakorere video, kuko nyine mbakunda, sibyo? Kugira ngo tubashe guhangana n'iki kibazo. Uzarebe iyo ari akana k'akabebe kakagira constipation, uba ubona nyine karembye. Cyangwa se nawe uri umuntu mukuru ukamara icyumweru utajya ku musarane cyangwa se kuri toilette, nabyo biba ari ikibazo. Mbibutsa ko uku kugira constipation bishobora kugutera kwifunga kw'amara, cyangwa se uwo mwanda nyine kuko ubunarimo, noneho uwo mwanda ukagenda ukabora, wamara kukuboreramo noneho bikaba byatuma amara yawe atamererwa neza, bikaba byagukururira kubagwa amara. Ni bibi rero. Ni ngombwa rero gukurikira video nkakubwira ibyo ushobora gukora kugira ngo utandukane no kugira constipation. Hari abantu bagira constipation bageze mu gihe cy'izabukuru, cyangwa se abantu bakunze gufata imiti imwe n'imwe yo kwa muganga, ugasanga yabateye constipation. Bamwe bakunze kurwara amadiabete n'imivuduko, ugasanga na constipation yajemo. Ariko nizere ko nagiye mbabwira imiti ya diabete. Hari abambwira ngo basubiyeyo basanga isukari ni nziza, cyangwa se isukari iri ku kigero cyiza, cyangwa se imivuduko nayo yarakize. Ni byiza rero kujya mwikurikirana mutararemba. Nkunda kubabwira ngo mwebwe mwahisemo Nkomangiro TV, ni ngombwa cyane ko ugomba kwirinda mbere yo kwivuza. Si ngombwa ngo uzanywa iyi miti mbabwira ari uko warembye, ahubwo ni byiza ko unayinywa mu buzima busanzwe nka rimwe mu cyumweru, ukavuga uti reka mfate uyu muti uyu n'uyu, bizatuma ugira ubuzima bwiza. Rero ndagushimiye wowe wamaze gukanda subscribe, nkwibutsa nanone nawe niba ukihagera bwa mbere ukuba wakanda subscribe, tukajya tubana ku biganiro bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Ndagushimiye wowe ubikoze, Imana ihire ikiganza cyawe. Uwabikoze nawe Imana ikomeze iguhire cyane. So rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 3 cyangwa se 4 ushobora kwifashisha kugira ngo uhangane na constipation. Akenshi tuzi neza yuko abantu bakunze kurya imboga ntabwo bashobora kugira gute, ntago bashobora kurwara constipation, ndetse niyije nyine iza gake cyane gashoboka. Ariko uyu munsi ndakubwira ibyo ushobora gukora, ntuzongere kugira ikibazo cya constipation. Banza uteka amazi nk'inusu, reka wenda tuvuge inusu.
inusu y'amazi uyateke abiri, hanyuma nurangiza uyashyire mu gikombe mu itase. Cyane cyane nkunda kubabwira itasi cyangwa ikirahure, ko rwose parasitike burya ntabwo ari nziza kuyikoreramo umuti. Noneho nurangiza ushyiremo indimu imwe, nurangiza uvange ibiyiko nka bibiri by'amavuta ya elayo. Ubu noneho ntabwo dukoresha y'ibihwagari, ahubwo ni elayo. Nurangiza ushyiremo ikiyiko kimwe cy'ubuki bwiza, njya nkunda kubibabwira. Noneho nurangiza uhite ubivanga, uri kubyumva. Noneho ibi ngibi ubifate buri gitondo utarajya hehe, utarashyira ikindi kintu mu nda yawe. Ibi bizatuma amara yawe yoga akora neza, bitume ubasha kujya kuri toilette bitakugoye. Kandi ibi ngibi uzabikora iminsi 7 wikurikiranyije, hanyuma uzaze utubwire ngo Imana ishimwe narakize. Ndabizi ko uzakira. Ikintu ushobora kwifashisha kandi, ushobora gufata pome imwe, karoti ebyiri, ukabivanga, hanyuma umutobe uvuyemo, hanyuma ukajya uwunywa nawo buri gitondo iminsi 7, constipation irakira. Mbibutse ko uyu nguyu ushobora kuwuhereza umwana nyine wagize ikibazo nk'uyu mutobe wa pome na karoti, wabivanze, wabisekuye cyangwa se wabiblendinze. Icyo nshaka nuko ubona umuti, sibyo? Noneho cyangwa se umutobe, hanyuma ukajya ukoresha iminsi 7, constipation ibikize. Ikindi kandi gishobora gutuma utagira constipation, wari iyo migati, wari iyo miceri, ntabwo nyine wabivaho, kuko nyine ni ifunguro turya. Nose nkubwire ngo va ku muceri. So ariko urangije kubirya ugahita urenzaho ibiyiko kuva kuri 4 kugeza kuri 5 by'ingano zinitse. Izi ngano tuzagenda tuziganiraho kenshi cyane, kuko zifite indwara nyinshi zivura. Noneho rero nurangiza ufate ingano zawe uzinika amasaha 28, noneho uzinure zivemo zimere cyangwa se zizeho ya mizi nababwiye. Nurangiza uhite uzifata ntago bazanika ku zuba, uzishyira ku plateau, warangiza ugashyira nko mu kabati, si muri firigo, ahantu nyine hatagera izuba, sibyo? Kandi hari isuku. Noneho ukazajya ufata ibyo biyiko 4 kugeza kuri 5 ukabirya. Wamara kubirya umaze kurya, bizatuma utarwara constipation. Nkwibutsa kwirinda ibintu bikomoka ku mafarine cyane, ugasanga umuntu ari umugati mu gitondo, saa sita na nijoro. Ntabwo ari ibintu byiza. Jya ugerageza kandi wihate kurya imbuto. Ibi bintu nabibwira umuntu utarahuye n'iki kibazo cya constipation, ariko umuntu constipation uzi constipation uburyo ki, cyangwa se impatwe uburyo ki bibabaza. Ugasanga umuntu yitumye amaraso, ugasanga umuntu yacitse ibisebe mu kibuno, ugasanga mbese birababaza, n'akabebe ugasanga byakababaje. So rero ndagutangariza ko ibi bintu nubikoresha nta kabuza uzagira ubuzima bwiza cyane 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 cyane. So ikindi nakubwira, buriya epinari nayo ifite ububasha bwo guhangana na constipation. Ushobora gufata epinari ukaziblendinga, ugashyiramo utuzi dukeya dukonje, ugakora umutobe wa epinari. Mbibutsa ko uyu mutobe ushobora no gukiza ishaza ryaje mu jisho. Nzabibabwira mbibasobanurira uko ugenda uvangavanga ibintu ukaba wakira ishaza ryaje mu jisho, kandi utagiye kwa muganga batiriwe banakubaga. Ndabakunda, Imana ikandusha. Niba utarabikora bikore, na like na share, ni kuri ubukoze. Kandi mbashimira rwose ko ndi kubona subscribe mwiyongera. Imana ibaha umugisha, sibyo? Sawa.